Amazina yanjye nitwa Fabiola. Umukuru w'ubuzima bwanjye bwagize urugendo rurerure, rugeramo n'ibikomere bihambaye. Natewe n'uwo nakundaga. Nizeye ko ankunda, ariko ntiyigeze ankunda habe na gato. Nese gukoroja urankunda. N'umutima wanjye wose. Mwe nta n'undi mukobwa muri kano gace njya mbona, ndetse no ku isi hose. Nubwo narahagira ariko wanumva ntabwo. Ntibyarangiriye aho ngaho. Yaje kuntera inda. Ariko Fabio, uri igicucu, uri ikigoryi, utekereza gute? Ubwo uraje kumfata, uje kuzimfatiraho ngo naguteye inda. Ariko rwose ubwo urarebye muri no karitsiye yose ubona njye muhungu uje kubeshyira ko naguteye inda. Bagerekaho no kuntera ubwandu bwa sida. Byarakomeje pe, n'umurava mwinshi n'umuhate muremure. Ansebya mu nshuti ze, mu babyeyi be, buri hamwe hose ntigeze ampa agaciro. Sinakundaga n'umutima wanjye wose. Nyine nitonze mbi iwacu nza kwicara ngaha nje kumva ubwo bugoryi. Nitonze mbi iwacu nje kureba indaya nkawe. Yaje kurangira yigiriye mu mujyi. Yigeze asubiza amaso inyuma ngo yibuke uwo yahemukiye, cyangwa yibuke ko yasize urusoro inyuma. Ntiyigeze asubiza amaso inyuma ngo nibura dutekerezeho, dore ko n'umwana wanjye namubuze. Nawe sinzi niba yarasubije amaso inyuma ngo ashake uwo mwana.
ariko uyu mugabo yarambabaje bihambaye kuko nta n'agahenge n'aka na kamwe yigezamo. Yagize ubuzima bwiza muri uwo mujyi, arabyara aratunga aratunganirwa, ariko ntiyigeze yibuka abo yasize inyuma. Iki rero nicyo gihe kigeze kugira ngo nanjye nihorere. Numvishe ku buribwe yanteye, mutere igikomere nk'icyo yanteye, ndetse n'umuryango we. Ibyishimo afite aka kanya bizamubera icuraburindi. Ndahiye ku izina ryanjye nkaba umwuzukuru wa Murasandonyi. Murasandonyi iyo bateye ntibaterwa, igihe cyose bataye batahana intsinzi. Rajyabo we, ndakuziye. Samu, ngwino hano. Ihute se, wajya nk'ukigenda nk'akanyamasyo gusa. Pfukama hano. Nakoze iki? Gusa ko pfukama hano, pfukama hano, pfukama. Mwese mawe unakoze iki? Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ko gate itagomba gufungurwa atari wowe ukaza kuvuga abaje. Kuki uyirangaza? Ningere nayifunguriye ariko n'ubundi. None kuki uyirangaje buri wese akabasha kwinjira? Narindi hafi jewe nta muntu wanyishana ahita mukubita n'ivi je wakitura hasi. Wamukubita yamaze kunsanga aha ngaha mu rugo? Hari uwaje se, hari uwigeze aza hano? Yaje nyine, wari uri he wundi wowe? Ninagiye kunyara. Ninagiye kunyara nuko. Za, naam. Urabizi kwesha ubundi. Nagoye wone ntiyanyuma mvuga ko nzakwirukana. Ibiryo warabitetse urabishiririza. Yego. Igihe umukozi yari yatashye. Urambwira rwose ni wabarire ngo ziguteka ibintu byose ndabiguha birashirinzi guteka. Turabwirirwa ndakwihorera. None ibyo nakubwiye uri kubirengaho kubera iki? Ubwo ngubwo nari ngiye nyine kunyara. Niyo mpamvu wabonye umara y'amasaha ngahe? Umara y'amasaha ngahe? Ngiye mvuga uhita usubiza. Iminota 2. Ikindi ninde wakubwiye kungira muri toilette zo mu nzu? Nawe ufite hariya hanze? Nagira ngo numve kuyihagarikamo ko nabyo biryoha. Kuko nayo narayihagarikamo na rimwe. Iyi nkoni rero ndayiguhonda mu mutwe ubyumve. Nukuri mawe mbabarira. Umutwe no gutekereza none se nuhondamo inkoni zatekereza gute? Urambwira ahubwo wumva umujinya uranyisha nibi byanwa rwawe mwumva nabishikuzaho. Hani soni. Mawe mbabarira nukuri. Reka rumwere. Umva. Uzongera gufungura gate. Umuntu akinjira akasanga hari utigeze uza kubimbwira. Uzahite wibwiriza hari deni murimo? Oya nanjye. Nayo nakongeje ubu ndayakase. Oya wawumemukena nifite imishinga myinshi cyane. Wari ufite imishinga wigira kuri jewe? Kuki utabanza kumva ibyo nkubwiye ukabona kuvuga ngo ngongeze? Ntabwo nzongera mbabara bwa nyuma. Jazz bro. Bagenda ukabura neza ukawo. Tutabeshanye ntabwo ujye nkumbura kwe. Wowe wenyine se. Yonyine bana umujyi uburyo ubusa kutawuraramo nafe. Ariko ukuntu umeze. Jo urabona neza bitanu. Nahinduye company. Mbere hano ukuntu twavunikaga amafaranga ataboneka neza, Of course. Ariko ubu nubwo umwanya wo kuza kwinjoyinga n'abajamana mu mujyi nyine bari mukeya, ariko yewe turatacinga sinka mbere uko byari bimeze. Kabisa. Nsa omwe. Ako mani wallahi none hari stories zawe nkumbura wallahi. Ariko mu bantu bazi guhiga ikintu bita ifaranga. Iyo umaze iminsi 5-6 nakubona ukwezi kugashira n'abana hazazira ari itungo rigufi rizamura naribi ahubwo se wapanze ukareba uburyo nawe wagera gute washuguri kukaburi uburyo washaka ibireka kuri ya company ko kandi bagiye gufungura izindi nuzi. Si igitekerezo ugizeho. Uyu mujyi wawuvamo. Nibi byiza be utatse. None se uwo mujyi kuba mukodesha abajyana babasiga. Umva se muvuyemo mukodesha mo nkagaruka nubakiye hange nzu ikibazo nekeye. Urabitangiye. Ikibazo wabyane nago waboreka. Ugira inzika. Ahubwo se ntabwo babonye. Ufite dushyashya. Nujya wiburira ngiye mbanze ko wahindutse buriya rero. Oya none se nega buriya amaso abira aho kureba. Aho urareba ugashaka no kurya.
hari umuntu wamubwiye uretse kumbwira ngo uvuye mu rugo ebana agafiriti wakariye wumva kabisa kakugeza aha ngaha akanyama gatetse neza nyuze ahantu ku bidisha ahantu biteguye neza ntabwo wareba yose si uko uwo mugari uri kugana kakubwiza ukuri uzambabarire ntukamara igihe tutabonana ebana nanjye sitori zanari zikumbuye Fab Imana kabisa ntabwo ariko kumena se ni ukugerageza urabizi nawe ni ukugerageza ntabwo biba byoroshye wimuye akabari barabimbwiye ngo wacitseyo bro aya makuru yose ubundi kuki uyafite kandi igihe hari igihe umbwira ngo ujya Dubai ngo naye ngiye kuburinda kuki ayo makuru uba uyafite bakabarira se ntabwo tuba turi en contact kandi urabizi ko ari groupe ni groupe yacu ese urumva banyima amakuru ntabwo bayanyima kamembe uri kantu kose nkoze ukakamenya none ayanjye se ntuyafite manyafite ariko naye hari aho nkoma bro oya kandi wengira makeya ntabwo uzongera bibaye kangahe inshuro zingahe zimbarire zingahe enye ntabwo uzi kuvuga enye muri izo nshuro zose enye iya gatanu uzahite wibwiriza ugende yego mabuja wabyumvise nabyumvise uyu munsi nta nuguri burye nese ndabwirirwa urabwirirwa upfumwe ikijumba nanywesha amazi ngwiki umpe ikijumba ngumpe kunywesha amazi hano tuteka ibijumba hano ni mu batindi wari wabirya na rimwe icyuma cyose naribi ntacyo uri buri fata inkoni yawe jya kuri gate nese ndabwirirwa urabwirirwa ngwino nibutse hagarara uriya mukobwa nigeze kubona ejo uherekeje yari yaje gusura nde niba agiye kubikubaza yari yaje gusura nde uriya niwe natenze nyine kugira ngo aze yandinda stress igihe ndi mu kazi ngwiki uriya nyine niwe nashatse kugira ngo aze yandinda stress mu gihe nzaba nyine nabonye ka pause kamubwira ndeba hano ubu hasigaye kugira ngo noneho ibi byano byose gutya mbishitagure nzongera kubona igitsina gore hano bataje kunsura atari abashyitsi banjye uzareba gahihuta gira vuba nta kibazo murakoze turakora umesi hagarara uri kwitotomba mu biki nashaka kuza kunsura nzagusaba uruhushya z'abasure tuganira uzansaba uruhushya murakoze mwabuja murakoze ariko rimwe mu kwezi wumvise kuko mu minsi iri imbere n'ubundi ndazana umukozi ndaza gusaba Imana ibishoboze nani isoni koromesi aho uyu ni umukozi cyangwa shibanza ari gatuma kose simba mbizi yo za Nyagatare ngura hajya niki ntago mba mbimenya ubimenya uko ubimbwiye cyane muri ibyo ngibyo Nyagatare se nyo ukora iki birakora kujijisha uriya mugore kugira ngo ndiye ko yamaga henge nkikora utwo nikorera ntago nigeze njye kuki hano uba waherekeje abe na gato aba yakizeho umunwa muremure na buriya bukecuru bwe ariko si Fab nawe reba kwera igihe ngezemo nyine abapeti batoya bakumfasha ko ubuzima bwageragutse bwagenda neza nkara ko nanjye nasaza neza urumva rero kwikarampona muri bara abakecuru buri kanya wapi niyo mpamvu no mu kubita igipini ni impanuka za Nyagatare no gukorera ugasanga nikubitiye nk'ukwezi hanze ndi muri diru zanjye nyine zisanzwe bavandimwe ko tubana nk'abavandimwe ntabwo ndi wa muntu wakuryarya ngo ngire icyo ngukuraho ibyo bintu ko kubona ari byiza mani byiza se ariko unuzi urumva ikibazo nagikemura gute nawe ugiye kwa nk'abandi bose yazi ko ugiye mu kazi waho hafi wenda gafite n'amafaranga ukaza wemese basi uzuyazanye amafaranga urahiwe yarayazana none ikibazo urugo rwawe warwibagirwa urayatanga amafaranga ariko ntibikubuze kwinjoyinga nk'uko wagombaga kwinjoyinga ubwo yabimenye ese urumva yabimenye gute Fab hano ndi umwana mutoya wo kugenda ntanga amakuru uko nishakiye rega igisi ni akadomo si yabaye umudugudu hari igihe uzagenda muri izo aferi ibyo ni ibyawe waba wazingura Nyagatare mugahita muhurira Kimihurura ibyo ni ibyawe ibyo ni ibyawe bindekere kanyuzemo ariko si ujya ubitekereza nabyo wabindekere bindekere ibyo ngibyo mfite uburyo ngenda mbikemura urabizi ko nta mugabo mwe ntubizi se ndabyumva sinareka kubitekereza nk'umuntu uri nomo ariko nanone ugomba gushyiramo ubwenge kugira ngo bitaza kugira uburyo byahungabanya umutekano w'umuryango
naho ubundi wapi ntago uramumere uramugore rwose urabona ko arakuze rega amaze gukura mukecuru se ko nubwo akuze ni madamu wawe ndabyumva ni madamu ariko se rega nawe urakuze waregeye wirengagiza kandi tuba tubana n'abantu bacu kugira ngo tugumane nawe urabona ngana na so jewe ya fa wanjyanye muri byinshi ni wayirugo abantu kukubaza map ukuntu imeze muri no minsi map ni umuriro none se urabona twari tugiye muri sauna baraza kanu nako kinamba none se nako kinamba kuribuka bibi bihibya cya bimwe bya reka kubwira cyakorera urebe inama nakugiraga ubundi uzanye iyo ngingo tuyijyanamo bwira uheruka yose hariya narahaje ahubwo se tugende oya bwira niba uheruka noneho hari ukujyayo niki gihe umuntu agiye asanga ibintu bita abana baracyaha niyo fashion urazizi ibintu biri niyo nase mwarari shining bro noneho ni fresh kabisa twiranse twinage no kuri kwimana noneho turi ntago arabana bameze te santos hari kabisa ngeze suzi ko ibyanjye bari full cheers ubwo twagiye se bose koko wabitekerejeho neza usanga umwanzuro wo kwihorera ari wo mwiza cyangwa wenda hari nk'ukuntu watekereza ikindi kintu cyo gukora ariko utihoreye kuko burya kwihorera byo ntabwo ari byiza na Bibiliya bivuga pe sinzi wenda niba utabitekerezaho ukundi ariko nyine kwihorera njye binanteye ubwoba ntabwo nzi ko uzabivamo amahoro ibi bintu nabitekerejeho ndongera mbitekerezaho ariko tekereza imyaka 10 n'ingahe hafi 20 nta wundi mugabo nzi na biriya bintu byose nakubwiye byambayeho ibyo ndabyibuka cyane byose nkabyihanganira amahera aragaramye hariya yicaye aranezerewe yarangije ubuzima bwanjye yicare gutyo gusa ndebere ese ubu mfite iki ibi bintu imitungo ubu ubona nezerewe nta mwana nta buzima nta rukundo nta byishimo ubuse mfite iki okay bajya bavuga nyine ngo umuntu agiye kwihorera ucukura imve ebyiri tayari nyine ubwo ningwamo nzagwamo kuko n'ubundi nta kintu ubuse nibura ndi umumama ushobora kucaka avuga ngo ijoro n'amanywa nkora ndabikorera umwana wawe ntawe ariko bose ngiye ukuntu mbitekereza mba numva nyine ari wowe wanabigizemo uruhare hanini nese ubu nk'ubu koko nyine gukomeza unabitekereza ni gutyo wanze gukuramo impeta abantu bari no kugukunda wenda bari no kubona n'undi muntu ugukunda ariko ubu washyizemo impeta wanga kuzikuramo mba mbona nyine nabyo bishobora kuba ari bimwe mu bigutera ibikomere nta mugabo nshaka narabazinzwe kuko ni inyamaswa ntabwo ariko abagabo bose ari inyamaswa ariko uwo nahuye nawe ariya ni mubi cyane ariya ni mubi cyane byo naho kwihorera impeta si bibigize iki ni ibyo kurinda icyubahiro cyane kandi nakoresheje imbaraga zose zishoboka nkora ijoro n'amanywa kugira ngo ngire amafaranga ngire imbaraga nzihorera niyo mpamvu nzamufata nkamurimbura nkamukanja ubu naba afite Imana izabigufasha kubera ko nubwo wenda ugiye kwihorera ariko nawe ntuzi imipanga agufiteho cyangwa wenda izindi mbaraga yaba afite
Rajao. Rajao. Engineer. Kamubwira. Iki cyaha kigira ingaruka. Byanze bikunze kigira ingaruka. Ushobora kuyibona uyu munsi cyangwa ejo. Ni imvi ze ebyiri. Iyanjye ni iyi. Ubuzima bwanjye yarimbuye. Akangiza ubukobwa bwanjye n'ubusugi bwanjye. Rajao. Ay. icyo niyemeje ni ukuzabana nawe tukabana neza nubwo haza iki nubwo byagenda bite ngezakomeza nkwikundire yewe mwari we mukorere yesi shani biteze zamu nama amakuru se sha ishuri rirarira pere yakuntu wanganye urambona ndi kubona sha ni karakawunga murya cyangwa erega ishuri ni byiza za stress zo muri rugo mba nazivuye n'ibyanwa none wazanye ibyanwa none nk'ibyanjye mwana none se bimeze gute ni sawa hano se bimeze gute hano bimeze sawa nta kibazo ni amahoro warakuza abaye urukuru rw'urugabo ukuntu erega turarya Imana ishimwe uraje rero uragunya usohokane dutembere hano usabire n'uruhushya mabuja mere arahari aracyavutura nka mbere harajya nkubita nk'ikintu neza nkumva sinzi kurumbaye ejo buri nibagiye gukinga noneho njya kwihagarikira mu gikari haza umuntu arinjira noneho atagiye muhaye karibu ariko icyo nari mbonye urumva yaramereye nabi mwana hari ukuntu ujya ukora ibintu bitari byiza gutese meri yego abadushyira ku murongo kugira tugire uburere sibyo erega ntagaruka kwanze sibyo ntagaruka kwanze nanjye nyine ntagaruka nyanze yafashe umwanzuro rero umeze ute mu minsi mike ngo ntisubiraho rimwe kabiri arahita akimbiza oya mere ntabwo yakwirukana ntabwo yakwirukana uzamvuganira ubwo ntacyo nashaka kunyirukana ubwo naje ntugire ikibazo werega ndakwemera mwana burya firo bya tunahuza hano niwe muntu duhuza neza ariko arakaze ibiryo birahari oya nta biryo bihari mwana ni njyewe ari kuza akamura uruhushya urabona ndi gukora izamu nkajya no guteka niwe uri kuma honingi ngo njye guteka ni nayo mpamvu uri kubona n'abantu banyinjiranye bakajya ntabizi no kujya kunyara hari igihe ndi kuba n'umwanya wo kujyayo nagiyeyo abantu baranyinjirana birandaburana ubwo rero menya ngo nta n'ibiryo bihari ngo ndaza nabi ibiryo byawe se shaho sinzi guteka se nta bitanye na karakawunga ni ukuri nzi guteka agiye buriya nta na duke turi mu ntago mu gitondo arebyemo wenda mbere ashobora kuba atahanye umugati nimugoroba hari igihe wenda ari bukwakiriza uwo mugati simbizi ariko menya ngo nta biryo bihari nyine ariko n'amahoningi mu kanya ndagutekera ikiryo ndagutekera imvange nshyiremo za karoti nshyiremo n'ibiki byose byandi byose ndaza kubishyiramo nshyiremo ubwenge bwanjye bwose ubwo se ntubyimarira oya ntago nyikunda kurya reka ngende sawa manuka ndaje umva turi kumwe mwana ndaje nanjye nje gusaba akazi aha ngaha nabaza gushaka akazi gusa nyine hariya hirya naciye hariya hirya abantu bose bambwira yuko hano nta mukozi bafite numva ko naza nkababaza iwacu nunguka i Nyamagabe ni ahantu nari mfite akazi nyine none waba uri umwesikoro mukatuma bajya kunyikubitira ariko reka mubwire nta kintu bagutwara wowe niba uzi ko gahari wangiza kuri mabuja wawe ntisabira akazi nkareba kandi urabizi rega buriya tuba turi umwe
turi umwe mbonye bwa mbere se turi umwe gute se si ukora ku gipangu nanjye nkaba ngiye gukora mu rugo. rero imana ikuyoboye hano igize neza n'ubundi hano dukeneye umukozi ariko ni wowe ubwo uzajya uteka uzajya umenya ibiryo bimeze neza nyagasani ndetse n'ibiryo ikindi washaka cyose nakiguha maze ntari ubwo njyewe ngiye kubanza njye mpamagare mabuja mubaze hanyuma turebe ko bikunda ariko imana imbabarire bikunda ndabona nta n'iribi ryawe minisitiri twagenda umubaze se waretse se nkaza tukagenda n'utansize inyuma y'urugi ngiye mbibonanira nawe shaka numva mfite ubwoba arangana ntakije injira gato injira ngwino tugende bana uri kwiyumvira ibiki waje tukagenda kutaza ngatewe Zana, harya bakubyariye amezi angahe? Mama wawe yakubyariye amezi angahe? si 9 ni 9. Oya wanza ari 5. Nakubwiye ngo iki koko? Nakubwiye ko umuntu uzajya ubanza kuza uzajya ubanza kumbaza nkaguha uburenganzira cyangwa se mu burenganzira. Uwo mugore ni wahe? Uri kugira gute? Uturutse he? iwacu ni Nyamagabe banyita Chantal. Ubu uvuye Nyamagabe uraza uza ahangaha ngo uje gusaba akazi. Uhamenye ute? Nyine nari mvuye muri iriya karitsiye hariya ruguru. Umumama twakoranaga yaje kugira ikibazo asubira mu cyaro ariko asubirayo nta mafaranga afite yo kumpemba. Ndi kugenda mu nzira nshakisha numva baravuze ngo kuri iki gipangu nta mukozi bafite. Wahabonye itangazo? Ya ni abantu bari bagiye kuvoma numvishe babivuga. Wakire bura buryo we ngo nizamu. Nawe urangije utireka nze mweteteye muzane hano. Yanteye impuhwe nyine mbona ko akwiriye ko tumuha akazi nese ejo natetse kubera kugira akazi kenshi gukingura no kugira ibiki ndashiriza ibyo kurya rero mbona ko akeneye ndavuga ngo wasanga ari Imana imuzanye kuko reba yaje gutya baririza agira na hano iwacu. Okay, uwamufata wenga kwirukana usubwa none niba umemuke ugiye so mu amata ku muntu ni wowe wawikuyeho. Ariko mama bujareka mubwiza ukuri ntakubeshya. Ngewe rwose nubwo iwacu ari mu cyaro ariko akazi kose ndakazi isuku ndeba umva isefura ndayikubika rimera neza nta nubwo ngewe njya nteshanya umutwe ndeba hano ubwo ntabwo uri umurozi. Ubu kurandebye umbo nawe nzaba supervisor wiwe nta kibazo ngewe nza supervisor wiwe. Akoza wiyemeza ibintu byose ibintu byose kandi ukabikora nabi. Ngewe nzabikora neza. Mama ngereka wibwirire mabuja ntakubesherekana n'ibyaza mu gihe mbanza kwibwira we gato gusa ngirira icyizere. Ntabwo ushobora kuri umujura n'ubu byose usakura. None se wari ufite umugabo ko mbona umeze neza usa neza wari ufite umugabo wakoraga akazi ko mu rugo gusa? Kuri kwimana nta mugabo nigeze nyine imyaka nta nubwo wigeze ubyara? Wamushingira zamuse wazana ugahita mushingira na zamu. Mbona mwakundanye cyane wagira ngo ni iki? Ntabwo ari cyo cyanzanye Kigali. Ngewe ubwo nayigize ngo ni wa fiance wawunzaniye. Oya reka nzamukwereka. Okay, remva rero akazi kari hano kubyuka mu gitondo saa 11 zuzuye ukoza ibintu ugakoropa ugatunganya muri saro ugateka ibiryo icyari cyose umuntu abishakiye habyo kuvuga ngo natinze ngo nibi ngo nagiye mu isoko nanjye akaza kumbyutsa akaza kugira gute wowe uzajya wibyutsa
wowe uzajya wibyutsa uzajya urara uhagaze nk'uko ubikora uryame mu gitondo. Ubwo nutabyuka saa sita uzajye ibiryo mu birya mu bimare. Nta mukozi wawe uri hano, ntutekereze ko umuzanye ngo ni umukozi wawe. Wabyumvise? Usibye ko nta cyizere ndakugirira wowe. Nzamucunga jewe. Mabuse tumara imyaka ingahe? Tumara imyaka ingahe ngenzi nzamucunga nari. Wakoreraga ngahe? Nakoreraga 2020. Yere kugira ngo dutangire ndaguhemba 15. Yego. Noneho nimbona uri umwana mwiza nzakongeza. Hari n'igihe najya kuyaguha ku kwezi mbona uri umwana mwiza nkakongeza na meshi uretse ayo ngayo n'ibihumbi 20 na 30 na 50 nabiguha. Nanjye gukora neza nangiza. Wowe ntabwo bisi ko njye nyaguha usibye ko we nayakase kubera amafuti yawe. Mawe mbabara nukuri ngiye gukora akazi neza noneho. Ku buryo nawe uzahita uvuga ati kabisa zamuyisubiyeho. Mbonye n'ubumfasha none nakoraga ubuzi bubiri. None ubu ngiye gunyangore akazi kamwe nawe akora kandi. Rero ngiye kunoza akazi neza neza. Hanyuma ujya kuzerera ukajya gushaka abagabo? Uguma mu rugo gusa? Rwose. Ntaga kungushaka? Ngerera icyizere. Ngirira icyizere gusa. Yihumurize. Urebe kuntu wibeshye urenga kuri gate nyigutsibura. Yego niko bimeze. Ngiye uyirebe wayibonye ngiye wibeshye urenga kuri gate tansabye uruhushya. Ariko nawe nije chef wahariya kuri gate. Ngo iki? Reba hano zamu. Utangiye gutanga amategeko? Ni chef w'ikikone nanjye nkaba chef wa gate. Okay, sawa. Yego. Ngo subira kuri gate yawe. Murakoze mawe. Igira hano wowe. Mu gikapu cyawe harimo iki? imyenda yanjye gusa. Harimo n'amakarso n'ibiki byose. Ugira ngahe? 8. Ane? Iminsi igira icyumweru sishaka kuzamukira na rimwe. Urumva buri munsi nukwambara rimwe uwundi munsi gutyo gutyo. Ninzibona zitanditse ku murongo ari 7. Ubwo uzamenye ko udafite isuku ihagije. Wanyumvise? Mabuje ariko ngira. Igira hano, igira hano. Ariko wowe wavuye utanakarabye. Nakarabye nyine no kubera ko nagize utuntu tw'utwunzwe kubera kuzenguruka cyane ariko nari noze. Mbere ya byose tugenda hariya muri ya dushe yo hanze. Wanze woge. Ndaje ngwereka igitunganye. Ngaho genda. Ture intoki zawe, zana hano turebe. Zana hano turi intoki zawe. Ngaho genda. Cariya gutya hariya ugende gutya. Utakwinjira mu nzu, wanje ukaraba.